ngaho baranyishyura. Fungura. Fungura nakubona. Umudafungura ameze abiri. Singa noneho ziranyishyura. Amezi abaye mutanyishyura. Abaye nabyanyine. Amafaranga ari uvuye kuyabikuza musigaye barateye. Nyine arabandi gushaka zine mu mushakira ibiceri muri iyi minsi ndakwishyura ntabwo. Hanyuma amezi ashize yose ako kazi ntako wabonye se. Twe twarabuze akazi rwose twihangane yenda uduhe nk'iminsi ngahe. Nta minsi kuko ningaruka nzagarukana kuyavi basura muri iyi. Urabizi rega akazi karabuze. Abantu benshi bakeneye inzu yo kubamo. Ntabwo ari mwe mwenyine kandi bishyura neza. Urabizi mu 20 n'amafaranga menshi kandi urabizi twebwe nta turafatisha inaha batwihangana tukanga. Ntarayizamura ngo nyishyire ku 40,000 nongere andi. Rwose aho twahita twinanirwa. Bwira abagenzi banyu bafungure rero. Nawe reka ndumva ni ukwirirwa muryamyemo hano gusa nta nayo gushaka inzu watwihangana yenda tukazakwishyura mu minsi myiza. Nkeneye amafaranga yanjye. Simwirirwamo mumeze neza mukayikoramo ibyo mushatse byose. Musakiriza n'ifunguro. Fungura mwana. Bose watwihangane byibura. Nyine amafaranga shavani. Twihangana nk'iminsi nk'ibiri. Vani cyangwa nyine amafaranga. Nibyo kumbwira ngo iminsi 2 umunsi umwe umunsi igice. Hano nayo mfitemo ibyo kurya natoraguye nagenda najya ariko toraguye. Nyine urumva. Wewe ushaka kuba ibyo watoraguye ngo mbirye mu babari. Njyewe sharuba gasuzugura musiye munafite. Mu nzu yanjye njyewe murara muko mwishaki. Reka no kubona ibyo kurya nabyo ni ibibazo. Sibyo uretse no kuba nkirange mwararyanduye ari umunsi wa ukwezi kumwe konye gusa amezi 2 ndi kubihanganiramo birabizi. Subize ko hano ari ubundi muntu wabagamo wagize bari twasanga ameze ntabwo tuzi muri ngahe. Bakadogorera nyine amafaranga yawe. Nshaka ikiyede muri iyi minsi nawe y'inama. Ikiyede muri ino minsi? Ndayagwa muri iyi minsi nyine nshaka ikiyede. Ariko twihanga. Njye nsigaye no gufunga nguzi inzu yanjye mukanga no kunyingura muri mosha. Mubyimbyemo aho ngaho. Gira vava shabwira amafunguro aho ngaho gira vava. Ihangane byibura kabisa n'iminsi nyayo. Ntabwo nahora muri urwo ngurwo. Wafunguye mwana. Runguruza usobanure boss. Sohoka aho ngaho. Araranga. Gute ngomanga n'ufungura. Mu nzu yanjye mutaranishyura nakomanga. Nakubwire. Urwaye amatwi. Ntabwo twakubwira. Amatwi ntabwo akora neza. Rero urabona uri mu imbere ntabwo. Nzenge mvugira muri ayo matwi kujya unyumve neza. Aravuga ariko inzu yanjye mumazemo amezi angahe mutayishyura. Kubona duhenze. Mbahendiye inzu uza amafaranga bayishyura ntabwo mbyumva. Ariko twapanze ko turi ariko igikongenye ne amafaranga. Turebe iki? Icara. Gute nje inzu yanjye mara amezi angahe nta mafaranga nari nawe. Ariko yazana n'ukuri kwe. Kwishyura ko mbona bibaye ikibazo inzu yanjye murayinsubije. Kandi none ibirimo hano byose ndabisigaranamo. Oya kuntu ibintu bimeze amafaranga twari ikigombe ntabwo ibyo bigofero nibyo bibongo. Ubundi abantu 3 gute munanirwa kwishyura inzu. Ariko boss nuko ari ibyago kabisa twagize twahuye n'ibyago. Ibyago ariko ibyago muva mu cyaro mwavuze ngo mufite ibyago byo kura amafaranga. Mufite amafaranga ikibazo nawe muza mwamayanga 3,000 byose. Umurima wanjye y'ibijumba kabisa. Isuri n'ukuri yarawujyanye. Nawe vorega nawe. Aho najyaga guhakura inzuki zawe. Soka manga. Komeza ushire. Nicarano. Aya. Gute abantu 3 mu burinzi. Oya tumusobanurire kabisa. Ikiba yanjye rwose ntabwo kiri. Abanyuko bwana bwiza aho ngaho amafaranga. Iminsi tumaze ukwezi yenda kurenga. Umurima w'ibijumba wose. Abantu 3. Amazi akaza ikiyede bishyura ngahe wavugaga. Ikiyede nacyo cyarabuze. Bishyura ngahe wowe? Bishyura 3,000 ariko nyine. 3,000 ceceka 3,000 ku munsi. 3,000 bibaye bingahe? Wowe bibaye bingahe? Cyera. None ubwo ngubwo ni gute mumbwira ngo
boss yewe ntabwo mwe ahubwo buretse iyi nzu ndongera andi mafaranga tuzaguhereza mugabanye ubwo butesi burimo wowe dukubise nka gitanu tugure n'ubugari noneho tuyaguherereye ku kantu shida bagiye bitwica wamugabo mama musigaranye mwana bamushije umuhoro dukomeze tujye kwa mushi uzajya unyishyura nkuremo ayo unyishyuye umuhereze amafaranga ugura ubugari hoya twebwe uratugurije bitanu ni ukugira ngo tugire imbaraga zo gushaka amafaranga ubwenge bwanyu wiyoga nk'isabune ntabwo ari ubwenge ako boss ako kantu kariko wenda gitanu bana ibyangaho bana ibyangaho ejo wese duteganya kubona nagukubita gitanu kizanumva umva rero mbabwire gereka mubwize ukuri ngiye umuri wanjye w'ibijumba ubu nawe ngenda atera kwanza yaceceka amagambo menshi nta umva kibazo weho noneho uca siwe nta amatarasi imfunguzo reba hano Indinganire. ubura hano amaso siwe nta imfunguzo nimba mushaka ko nzajyana n'abagabura nzajya mbacumbikisha hariya mu gikoni igikoni mware muncungiye umutekano aha bigira ese inzira tuzajya tukwishyura musohoke muri ino nzu ku buntu njye nabuze ahantu njya guhakura yavuze ngo ikigali icara njye nabuze wowe ahantu njya guhakura uri kwikora mu bwana ukikora mu bwana nta mafaranga yemwe wakwihangana mugane nk'uko bari babivuze baduha bitanu none ejo bundi dusanga ako bitanu uvuye mu kiyede wowe wiriwemo hano mu nzu genda hinga ndi umuhinzi muri kubyariramo hano mu nzu mbimenye se musigaye abahungu basigaye banabyara n'inzara cyarimo abakobwa sha n'inzara n'ukuri kw'Imana nzarenda wasanga harimo abakobwa ubona aka kaboko undi kenda wasanga harimo abakobwa aka kaboko rona kenda kurya reba beheruka ibi mbabwire rero sha ariko siyo ndi kuvugana nawe kuri kwirebeshwa hasi ngeneye amafaranga y'inzu ariko yambaye basi nawe twihangane nyine muri iyi minsi uraduha iminsi byibura nawe amafaranga y'inzu ibiyede mwabikora mu minsi 3 nabona ayo mafaranga icyo nkeneye ni amafaranga yanjye y'iki y'inzu uwo dukubita iyo bitanu ngo nkeneye iki bivusubiramo neza amafaranga y'inzu wowe yacicika nkeneye iki amafaranga y'inzu wowe nkeneye iki uyu ntabwo ariko nkeneye iki amafaranga y'inzu wowe nkeneye iki amafaranga y'inzu nizera ko byumvikana ariko nyine simbisubiremo bose ningaruka aka kanya se ningaruka tugurize bitanu nta bitanu n'ukuri kw'Imana twabura kure mu mufuka n'ubu ntabwo twabura nta bitanu bose bakadeye bitanu usuze turaza gukora nugira ni muwe reba aka kaboko turi nk'abana bawe reba aka kaboko tumaze igihe tutari ubona aka kaboko kaheruka kurya reka turi nk'abana bawe murya ibyo ngibyo uvanyeho ngo ibi ni ibikapfa kapfa uzi wabirya kujijisha rubanda ni ukujijisha rwose ni ukuri ni utureba wowe ese bose reba bose nawe mubirye bose amagufwa bose reba udakoze bamugaburira iki aya magufa naho nagiye noragura mu nzira kugira ngo umuntu wamaze sha byibura tugurize bitanu none wese tuzagurira rimwe aratwega bose jya unasekaho gake ariko yambaye neza uko sha bose shyiramo imiyaga kabisa ubu tugiye kwisubira ngamuze kujya kuri abutike yagira arayirya mubabwire babakope ibiwanye na bitanu ahubwo bose uzi ibiwanye nangahe na bitanu ibiwanye nangahe ibihumbi bitanu ubwo arababaye angahe ku nzu 25 yose tuzagura rimwe tuzabonera rimwe ariko bose tuzagira 30 kuko
nzabagaburira kanyumvira ngo 30 ariko ntacyo banza wumve ntacyo murima banza wumve nimba ntugabure ntabwo wari kurara upfuyeho ariko nyine boss ubwo turafata n'agasukari we na munanywa bihware n'ibihumbi bingahe 35 bitanu imibare yawe yabaye ibihumbi 5 Yego. hari ari byo mukonsoma ariko nako kayituragaho bukaye ari ari byo mufata amazi koko simvugana nawe iminsi itatu nkeneye amafaranga sawa 3 yonyine nirabuka irenze bose numva wagira ibi ntabwo yarenga njye numva wagira ibi Uzaba wayabonye? njye nzaba nayabonye uzaba wayabonye Nzaba nayabonye. uyu muntu azaba yayabonye abanyamagambo priya vigizwe n'iminsi 15 njye iyo minsi 15 ntari izaba iriho retire basohora mu nzu ngo se byakunda retire mbasohora mu nzu hazamo inzego z'umutekano mwirukanga cyane shite nande tugeze igihe tugeraho gute mana yawe kubona mugarutse muri babiri baramukimbije bahita bamusigarana namukimbije bahita ubwo se petero magegeye nabishona amazi avuze nta leta ziri hamwe batubwataraje bigenze gute mushonesha mu mediro fresh ubwo jewe urumva tugiye gutera bro tugiye gutera zino bro ukamvugira mu wagi petero urumva n'undi munsi wajya umenya boss jewe nabatumye Paul si sho mugenda muri batatu yiguma none mugarutse muri babiri ubwo si byo abaja ndaburi nawe urumva ukuntu bimeze si twagiye kujya umusoro twagiye kwitereka mu mazi ya VIP zawe n'indi yikuraho sana turebe kujya umuzaboro zashaje ubona kabisa umva gahunda yawe wowe mutwe ni ukuvuga ngo iyi minsi ari kwicara ndarubwira kurikira amani bugahagarara amani aba ariko kurabura uretse umva gahunda yawe petero utari gupanga udakora gahunda yawe wowe ugiye gushaka ukuntu ugomba zarara peti kuko ntabwo mwakura muri babiri nkeneye poro nyinshi kugira ngo mutere imbere turye ibyana tubone ibyana ariko bajyemo n'amapisi ntabwo mukeneye wowe wirya amakariso waro peti wowe ureba amakariso wowe ganzanira wowe data wirya radiyo peti mucizane kumva imbwa kandi nawe uriyo wajya peti uratinya imbwa nawe uriyo ubundi yongegera n'imbwa akurikira wihuta ntabwo bose agenda inyuma wihebyera zizi ikiso kibaje kumara cyane cyo kimbwiye muza muri giye gukira umwana kibere mwana kibere wala tujyana kwa mukabusore ngo kwiba amakariso mwana shita kujya mbagasha wafeke bakomera mwabyana mwe ibyo ndi kukubwira ngo dusubire mu cyaro akambabarira mbabarira nimba ari n'uwo mutiba ugenda uhagike uhakure yego ndashonje pe umuntu w'umugabo uracyashaka kujya kurya inopfu mu cyaro none utajya urakora iki oya ubu ngiye kwiba genda wibe ngiye kwiba ngiye iyo ngeso nayo nzakora nabikubwiye no kuva kera nagendaga ngashaka umuvure nimba ariyo mineke nkenga ninde ugira kamubihorere byanyu ko mwicaye hano ave bireke abyihoreye wa mubyeyi bari hatari byaragora twahuye n'uruva gusenga ariko wajya mwabuze akazi si akazi gusa turanashonje ariko urahanura pe nashakaga abakozi banywera muri jaride turahari ku kazi kaducaho munshakira ubwo n'abandi biki ariko yuma biki urabona tutari ibigundu twe turakora sawa ha ndabahangaye sadangahera ko tuyagucara ariko ntacyo none murakorera ngahe njye niyo yamasenyi isa n'ibiryo ariko uri umurwayi ukorera ibiryo uri igicucu sinzaba nariye mbabarira nudakora ndakikorana genda ukikorane twigendere ndabaha 2 muze mbereke aho muri angahe 2 twagiye genda byemeye
wajya utekereza. ntekereza iki waraye uriye muze se ni akazi mushaka Gari abakira barimo n'amafiriti. amafisi ingana n'amapera Yego. Ahubwo se nta wundi uri bukenere? Tugenda. gukora neza ibi biti mugomba njye hariya wampaye ikintu bita imyaka Ugashyiraho ikintu bita ifiriti. ndashaka ko mugitunganya neza neza ariko kikagaragara neza Nari amapera tuyateme. oya amapera oya ariko turaryaho nta kibazo muze kurya amapera Ubona turayarya yasusuye ra. Amapera n'inyoni zitakoraho. cyangwa yararya muze kubikora neza sinze kubonamo ikosa na rimwe byose turabikora kabisa Urazana na ka kantu bita karatezi ko. byose abe harimo ibiryo Ikintu cyo kurya utubabarire mabuja. tubabarire utubabarire Tukubwiza ukuri. muze kuzipakwa neza imyanda yose irimo muyikuremo Utwo ni utuntu twacu we biturekera. na kariya kazu se tugasenya bahaye ko ako gusenya cyangwa nako Turanubaka twebwe. oya ntabwo mugiye kubaka ngo kariya kazu ntabwo tugasenya imbuto zanyu muzitondere Yego. gusa ntabwo tuzirya nari nibagiwe cyane cyane ndashaka ko munkorera hano hano ngaho mutunganye neza Mabuja ariko nawe ni hanini. ajya duhaye none angahe mwaje mu kazi cyangwa mwaje gukina Yaduhaye igihumbi. akaraduha n'ibiryo Yego, njyewe upakire njye ndarya ntabwo nyongera njye limite. niyo amafaranga cyambere wayareka ni ibikorwa ibyo kurya nabwo Oya we ngwino dukoreshe ibindi witubaze. Utu tuntu ni utuntu twacu. Mabuja rwose. ahantu habaga abantu Hararaye. ukubabona bagenda mu nzira Rebera. Bareka nkubwire ushaka kuzana bya bintu by'inda yawe urya ucuranwa aha ngaha. ahubwo reka nkubwize ukuri Ni igipfunsi. hariya turabanza dufatane Niko bimeze. ewa Ariko ntacyo. ntayo kuvuga ngo urya uhuma Ko nanjye niyizeyera ku bintu bya karate. sha ibintu birimo ibiryo nta nzira y'ubwumvikane mba nshaka Taza kumfatirana n'ibintu by'inzara sha. Ase uwamujya mu yabonye akazira. ako se wamugana Wamuhamagaye ukamubaza. uze mubwirera Kamwihora ukunda kurya wenyine. nubwo ngira umururumba ariko uriya muvandimwe Genda umurebe nawe aze akira mfasha aze yuzuriza urufu. kamubwira aze yuzuze urufurumba Byatsi by'abakire sha. batanzi ko ndi bukubone nakabonye akazi se neza ahubwo se ko mbona wigunze bimeze bite iyo rema njya mvuye gushaka akazi ndakana nazengurutse muri Kigali ariko nabuze akazi ko mufitiye aha hantu ufunzemo ngire neza sawa biteguye kurya ahantu se nawe hano ngo nimba uri tayari nkurikira ngende kukurira serious mugize ukuri nuba bihari ko ndashonje bya susko buri gihe nkuzanira ibisubizo nkunda kuvuga akantu keza twagiye hariho hote nk'aho ari Kigali Ariko nawe wikojeje subizo iyo harimo ibiryo ra ariko kazi use ngo nibi ngo ni ibyo bireba Nk'ibi ngo- byatsi no kambabwiza ukuri iki muze tubiyorane ariko kuzi ko ari wowe urya cyane wabivuye. ibi turabiyorana kamanze mbabaza ibyatsi no kurya byamwe Nani kura wowe pfura uvuge ngo narangije wowe tubwire ngo narangije warangije uburi firiti. Aha nta bintu by'ibijumba bati. ntangiye ibintu kambi ewana Dore hari aho hose. yavayenda ndeko najya gusaba Abakire. nabonaga ari ikintu kiri aho Wega uri umunyacyaro ntabwo umunyacaro buragushije. twazanye se ibingibi ndabiriga nabivukiye ubwo se turabimena he mushyire mu murundi wanyu tugira ngo haturahagaruka icya mbere ni uko umuntu abona icyo asamura ibindi byose hafi Ariko uramukire nawe azi ubwenge. Aramutse abiduhaye tutararangiza. nereka icyatsi nanjye uyu muginga ndamushatse ndamubura uyu muginga uzi kugira ngo mubone Njye n'igitiyo cyanjye bakibye sha.
kugira ngo uyu muginga mubone mwamvunishije ako bakuvunisha ukuntu urya urabiyobewe genda ubimene mu bindi mwana kuba ngase mu rushurushuru babarira mbabarira eki kambimene hano inyuma kano kabide ka babashyikira ibyo ugiye kunywa urabizi iyo myanda ibyo bintu urabizi ha katubwira tonde mwana tona karimo mwazi sirebe anje utuntu muto akambanze ngo Kanjye ko gata mu myanda, iyi ni imyanda. nuko ari imyanda akambanze ngo sibyo nawe uramwobwa kabi ako iyi bintu ugiye kunywa urabizi ase waretse uretse ko bayo urebesha tuguye kuri boss zana nacyo nyijugunye avigira mwana uri mu nakasome hano sibyo ariko nimuzanywa n'ibibice reka ninjye mukuru zana mbijugunya ninjye mukuru buretse ako se wagabanyije kwara hari ibiryo uko tuguhamagaye ya buri muntu undi se wamenya undi se mbona bidapfunduka asikamubwira reka buri muntu uretse aranywaho nta kaboko afite dore na ako yakota ariko uri kubona ko iyi ngiyi uyinyweye utwite uhita upfa none hano ninde utwise uretse umuntu utwitemo hano ko mbona bidapfundurika nawe navuze iby'abasimu iyi banywera aho ngaho nayo dore ahantu bishushanyije iyi ntabwo uyinywa wambaye isarubeti hereza hano ariko uri umurwayi w'umuntu oya mureka buri muntu agenda asoma ndayawe ndayizi egera buri muntu agenda asoma ushinzwe isangane kandi gupfutse bwa gutemara waje peti ako mutwe nubwo witwa mutwe nubwo ufite umutwe urimo amazi gusa ntabwo ari umutwe urimo amazi bitegereje kutera ukugura Igawe narakubwiye ngo duhumeke usigaje. ibyo uzanye birese ngo mbona Ibyo uzanye tubarire nta kintu uzanye nta kintu uzanye wa peti